iki? Baramubwira bati mwami wa Siriya rero reka tukubwire nta muntu ukugambanira muri twebwe, ahubwo mu Isirayeli harimo umuhanuzi w'Imana, harimo umukozi w'Imana, niwe ugenda akabwira umwami w'Abisirayeli ibyavugiwe ku murere hahandi hiherereye. Mwami w'Isirayeli Gehazi we ndakubabariye, arasenga avuga ngo Uwiteka we humura amaso y'uyu mugaragu arebe. Sifa kwa Mungu. Imana ikora ku maso ya Gehazi ngo agiye kubona, aravuga ati nabera nanjye Gehazi nderetswe Gehazi. Ariko niba utari mu Mana, hari ijambo nasomye rirantangaza cyane, ryanteye ubwoba, riri muri Yobu gice cya 5 umurongo wa 3, riravuga ngo nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe, abana be bari kure y'ubuhungiro bahondagurirwa mu irembo, kandi ntibafite uwo kubarokora. Umuki? Umupfapfa, umunyabyaha, umuntu utazi Imana, ari kure y'ubuhungiro. Umupfapfa ngo naho yashora imizi, naho yakomera cyane, ariko ari kure y'iki? Ari kure y'ubuhungiro. Umwanditsi avuga ngo Imana ngo yabonye muri ako kanya ubuturo bwe buvumwa. Birasobanuye ngo umunyabyaha utiyarura ngo bivemo agendana umuvumo, agendana gukenyuka. Umunyabyaha ari kure y'ubuhungiro, ariko umuntu wiringira Imana, sifa kwa Mungu, arahirwa cyane. Uwiteka amubera ubuhungiro. Yeremiya yuko yavuze ngo ahirwa umuntu wizera Uwiteka. Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Azabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gishorera ibizi mu mugezi, ntikizatinya umwaka wacanyemwe amapfa, ntikizatinya izuba niricana. Icyo giti ntabwo kizatinya inzara, ntabwo kizatinya amagambo, ntabwo kizatinya abagambanyi n'abarozi n'abagome, ahubwo kizakomeza gishorera imizi mu mugezi, kandi ibibabi byacyo ngo bizahorana itoto, nta nubwo kizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Uwiteka ni ubuhungiro bwacu. Mu Mana bene data nibwo buhungiro bw'ukuri. Ahandi hose harangerera, hashobora kuriduka, hashobora kuba hateye ubwoba, ariko mu Mana hari ubuhungiro bw'ukuri. Imana ishimwe cyane. Kamabwire niba Uwiteka yakubera ubuhungiro, kawizi yuko uri muri we koko ari uhagaze. Niyo wabona Imana icecetse, hari igihe abantu bibwira ko Imana icecetse nta kintu iri mu gukora, ariko burya mu gihe Imana icecetse ibiri mu kazi. Ngwihira mugenzi wawe uti Imana ibiri mu kazi. Imana ibiri mu kazi. Uracyagiye Imana yacecetse, cyagiye wumva nta jwi rihari, cyagiye wumva hari ibintu biguteye ubwoba, wenda wumva n'ayandi majwi. Imana ibiri mu kazi kandi irimo kubikora neza, irimo kubikora neza. Cyagiye ukeka ko Imana idahari, nicyo gihe cyo gukora kw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikamvuga ibintu bitatu wenda nishaka se guza kugira ku musozo, ntabwo minota amaye 30 ndabona irimo kugera isa nk'irimo kurangira, hasigaye mike. Bene Kora bavuze Imana mu buryo butatu. Cyambere bavuze ngo Uwiteka n'ubuhungiro bwacu. Niba hari ibintu
mu kintu cyitwa umutekano. Ubu impamvu twateraniye hano nuko dufite umutekano. Impamvu turyama tugasinzira burya tuba dufite umutekano tunawizeye. N'abayobozi b'igihugu bakora ishoka byose kugira ngo igihugu kigire umutekano. Nagira ngo mbabwire ngo rero iyo tuvuze ngo Uwiteka ni ubuhungiro bwacu, bisobanuye yuko dufite umutekano wuzuye, dufite umutekano wizewe. Ntabwo mubyumvise, iyo mubyumva mushimye Imana ko dufite umutekano wuzuye kubera yuko turi mu Mana. Uwiteka ari we buhungiro bwacu. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri baravuze ngo Uwiteka ni imbaraga zacu. Bishatse kuvuga ngo iyo Imana iturwaniriye, urumva hari umuntu wagira icyo gutwara Imana yakurwaniriye? Urumva hari umuntu wakoma mu nkokora Imana yakuramburiye amaboko? Urumva hari umuntu wavuguruza imigambi y'Imana ku buzima bwawe ngo agire icyo gutwara Imana ivuga iti ngo hagazeho umwana wanjye? Uwiteka ni imbaraga zacu. Uwiteka ni umufasha utabura mu byago no mu makuba. Ansubira inyuma gatoya mbabwire umuntu umwe wanijeje cyane wagize Imana ubuhungiro. Ndamukunda cyane, umuhanuzi Elisa. Bami baka Mani dukunda kandi Imana twitaho. Tugushimiye ko ari wowe wemeye ko iki giterane kiba, izina ryawe rihabwa icubahiro. Amen. Kandi dukomeje kugusaba kugira ngo ukomeze kurinda iki kirere. Mana ukozi wawe turamusenge kugira ngo imbaraga z'amavuta zimuzeho kandi imvura y'imigisha imanukire muri iri teraniro. Hagarika rogoya yose y'aya materaniro, urinde iki kirere, abamarayika bawe bagotera iteraniro. Mana dusoze neza, ze kugiye gukomeza kubana nawe kandi kugiye kumwambika amavuta. Byose byo wateguye kuri umusozi bisore nk'uko. Amen. Reka nongere mbasuhuze. Yesu ashimwe. Samu kiganza turamukanye. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Agira ngo dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Zaburi ya 46. Zaburi ya 46. Turahera umurongo waho wa mbere. Ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya bene Kora babwirishaga inanga ijwi rito, kandi iyi Zaburi ni indirimbo. Dusome. Imana niyo buhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago na hehe no mu makuba. Icyo gituma tutazatinya nawe isi yagira gute yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Amena. Munyikirize ngo amena. Amen. Mana ishimwe cyane. Yenda reka tujye no mu yindi Zaburi 118. Turaza kuvuga kuri ayo magambo tuyakuremo
ntego y'ijambo Imana yampaye kubaganiriza uyu munsi. 118 umurongo waho 8 aravuga ngo guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Guhungira k'Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Mwikirize ngo amen. Amen. Hongere muvuge ngo amen. Amen. Imana yamaye intego y'aya magambo ivuga ngo Imana ni ubuhungiro bwacu. Uyu munsi Imana yongere ikubere ubuhungiro mu izina rya Yesu. Imana yagiye itubera ubuhungiro mu bihe byashize, mu bihe bikomeye, mu bihe by'umwijima, mu bihe biteye ubwoba. Imana yarahabaye itubera ubuhungiro. Imana iracyari ubuhungiro bw'abantu bayizera. Imana izakomeza kuba ubuhungiro bw'abantu bayiringiye. Uyu munsi wa none Imana ikubera ubuhungiro mu izina rya Yesu. Mugenzi wawe mwicaranye ndashaka kumubwira intego, umubwire uti Imana yakubera ubuhungiro mu bihe byashize, ikomeze ikubera ubuhungiro mu izina rya Yesu. Urakabwiranya ako kanya. Hari abantu Imana yabereye ubuhungiro. Yego. Hari abantu babonye Imana ibabera ubuhungiro muri aya materaniro. Ngo mushimire Imana, muyikomere amashyi, muyakure ubwatsi, muyivugirize impundu. Imana ni ubuhungiro bwacu, kandi bene Kora baravuze ngo ni imbaraga zacu. Ni umufasha utabona kuboneka mu byago no mu makuba. Nawe isi yahinduka. Imana ni ubuhungiro bw'abantu bayizera. Sifa kwa Mungu. Bibutse yuko Imana nta kintu kiyitera ubwoba, nta kintu kiyihindisha umushyitsi. Dufite Imana idahindurwa n'ibihe, dufite Imana idahindurwa n'iminsi, dufite Imana idatinya ibiteye ubwoba. Ni Imana nyamana ibihe byose. Nagira ngo mubanze mubitekerezeho. Uyu munsi wa none Imana yongere kubara ubuhungiro mu izina rya Yesu. Abasanze nivuze rero nabwiye ko nitwa Jean Claude, baranabibabwiye, ndi umushumba w'itorero rya Kimisagara. Ndashima Imana, mfite umudamu n'abana 8. Yesu yangiriye neza, ndashima Yesu cyane. Hanyuma nkaba mfite n'umukazana, ubwo nditegura wenda umuzukuru mu minsi iri imbere. Imana ishimwe. Kandi ni ukuri Yesu twabanye ndi mutoya cyane, ko nakirijwe mfite imyaka 16, ubu ngeze 57. Narasenkanitse. Ariko aho twagendaniye n'uyu mugabo, Yego. aho twabaniye n'uyu mugabo, nabonye neza y'uyu mugabo, nabonye uburinzi bw'uyu mugabo, nabonye ubutabazi bw'uyu mugabo. Aho inshuti zitari uyu mugabo arahaboneka. Yego. Aho ababyeyi batari uyu mugabo arahaboneka. Yego. Munshimirire Imana niba hari abantu bafatikanyije nanjye ishimwe. Nabonye Imana ibarinda, nabonye Imana ibatabara, nabonye Imana ibagaburira, nabonye Imana ibambika, nabonye Imana ibarinda mu bintu bikomeye. Hari ahantu nari nicaye numvaga umwuka anyongorera ambwira ngo ariko aba bantu bicaye hano ngo bakomeye bukomeye. Munkurire Imana ubwatsi, Imana ishimwe cyane. Ndacyakomeje nta mpamvu yo kubivamo. Petero yavuze ngo twamuvaho tukajya, hari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane ko Yesu Kristo ari we buhungiro bw'ukuri. Twamuvaho tukajya kuri nde?
hanze ya Yesu Kristo nta buhungiro buhari. Hanze ya Yesu Kristo nta mahoro ahari. Hanze ya Yesu Kristo haranyerera. Hanze ya Yesu Kristo hateye ubwoba, nta n'ibihumuriza bihari. Ariko muri Yesu harimo ubuhungiro, harimo uburuhukiro bw'ukuri. Imana ishimwe cyane. Sifa kwa Mungu. Uyu munsi Imana yakubereye ubuhungiro, warayibonye ndabizi neza. Umwuka wera yabinyongoreye. Ntabwo ari wowe ufite ishimwe ko nakubereye ubuhungiro mwana wanjye. Hari n'abandi bantu bari hano nabereye ubuhungiro bukomeye cyane. Sifa kwa Mungu. Kandi ishimwe. Mpamvu Imana igomba kutubera ubuhungiro nuko hari ibintu biduhiga. Impamvu Imana igomba kutubera ubuhungiro nuko hari ibintu biturwanya. Impamvu Imana igomba kukubera ubuhungiro nuko hari ibintu bigukurikiranye kandi bitakwifuriza ko wabaho, bitakwifuriza ineza, bitakwifuriza ko waguma mu gakiza, bitakwifuriza ko waba mu buntu bw'Imana. Ibyo bintu birahari biduhiga, ariko ndashimira Imana ko Imana twizeye twiringira ibirusha amaboko kandi birusha imbaraga. Sifa kwa Mungu. Imana ishimwe cyane. Ibiduhiga birahari, ibiturwanya birahari, ibitunyeganyeza birahari, ariko Imana ishimwe ko igenda itubera ubuhungiro, maze noneho ibiduhiga bikatubura, ibitunyeganyeza bigasanga turakomeye, turashikamye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi vuga ngo uyu munsi, vuga ngo uyu munsi Uwiteka yongera kubera ubuhungiro. Hari igihe umuntu agira amateka yashize ya kera yaharangiye, amateka ya kera, ariko uyu munsi Imana yo mu ijuru ndagusabiye ikuremera yandi mateka mashya. Uyu munsi ukubere itangiro ry'ayandi mateka mashya mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi zaburi ni ya bene Kora, kandi bene Kora ntabwo nshaka kuvuga ku mateka yabo, ariko bafite amateka akomeye cyane, kuko baririmbiye Imana indirimbo ese na nyina n'imiryango bose bamaze kumirwa n'ubutaka bwasamye burabamira, kubera yuko bigumuye umugaragu w'Imana Mose, banga kwiringira Imana ya Isiraheli. Imana itegeka ubutaka burasama burabamira. Bene Kora mbere yuko ubutaka bwasama bukabira imiryango yabo, ise na nyina n'abandi bagiye mu ruhande rwa Kora na Datani na Abiramu. Bene Kora bo baravuze ngo nubwo bimeze bitya, twebwe turajya mu ruhande rw'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Sifa kwa Mungu. Imana twabonye, Imana yakuye basogokuruza muri Egiputa, Imana yakoze ibitangaza bikomeye imbere ya Farawo, Imana yambukije basogokuruza inyanja itukura bakambuka nko ku butaka. Baravuga ngo twebweho nubwo dusangiye amaraso na ba data na ba mama, ariko ubwo bigeze ahangaha turajya mu ruhande rw'Imana. Turajya mu ruhande rw'iki? Turajya mu ruhande rw'Imana. Reka nkubwire, abantu nibishyira hamwe gukora nabi, abantu bakishyira hamwe gukora ibyaha, abantu bakishyira hamwe kubw'imigambi mibi, wowe uzajye ujya mu ruhande rw'Uwiteka. Sifa kwa Mungu. Imana ishimwe cyane. Bene Kora bahisemo kujya mu ruhande rw'Imana, kandi nagira ngo mbabwire ngo mu ruhande rw'Imana nirwo ruhande rufite imbaraga. Uruhande rw'Uwiteka nirwo ruhande rufite imbaraga, naho uruhande rw'abantu rurarangira. Uruhande rw'abantu rurarangira. Bene Kora bahisemo guhagarara mu ruhande rw'Imana. Ndimo ntekereza aya magambo, numvaga umwuka wera
ambaza ngo ese ibihe bikomeye abantu bahagarara hehe? Iyi minsi ibaye mibi abantu bahagarara hehe? Imana n'ubuhungiro bwacu. Imana ni iki? N'ubuhungiro bwacu. Abantu bahari badahari, Imana n'ubuhungiro bwacu. Imiryango ihari idahari, Imana n'ubuhungiro bwacu. Insengero zikinzwe zidakinzwe, Imana n'ubuhungiro bwacu. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko nabonye mu bihe byatambutse Imana yakubisemo akantu kitwa Covid. Abantu bamwe bajya bavuga Imana, bavuga gukomera, baririmba Imana, baragaragara bajya mu rundi ruhande. N'ubu ngubu tuza mu modoka twaje tubivuga, Covid yaraje iranyeganyeza abantu bamwe bajya mu ruhande rw'abantu. Ariko ndashimira Imana ko hari n'abandi babaye mu ruhande rw'Uwiteka. Abo babonye amaboko y'Imana, nanjye ndimo, babonye gukomera kw'Imana. Ahari mwebwe hano sha mwatungagwa n'ibi bitoki, nibo ndabibona. Insina zanyu zarabatungaga, mwajyaga no munsi y'urugo. N'imirima yanyu mwebwe irera we. Ariko i Kigali sha n'uguhinga muri kaburimbo. Iyo udahinze mu mutwe uhinga mu muhanda. I Kigali. Ariko twabonye amaboko y'Imana, bamwe babivamo bajya mu ruhande rw'abantu, ariko ababaye mu ruhande rw'Imana twabonye gukomera kw'Imana. Mushimire Imana, mwishimire abantu babonye Imana muri Covid. Imana ishimwe cyane. Naratangaye, reka mbaye kuhamya gatoya. Naratangaye kuva naba umushumba, nako nabaye mwarimu mfite inzara nyinshi cyane, yarageze no kwigufwa. Utagira munsi y'urugo se i Kigali. Cyo gihe nabyibuka torero ryampimbaga 5,000. We nari maze kubyara abana 3. Inzara iraturya, ariko najya gusenga Imana ikavuga ngo mwana wanjye nzagukiza inzara, ugaburire, urye, uhage kandi usigaze. Twebwe ntabwo twaje muri uyu muhamagaro kubw'indamu, ntabwo twaje kubw'ubutunzi, twahamagawe n'ishobora byose. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya, haleluya. Nawe ibintu byahinduka tuzayigumaho. Twabonye gukomera kwayo. Imana ishimwe. Ni Imana igabura, ni Imana yambika, ni Imana irera imfubyi zigakura, ni Imana irengera abapfakazi, ni Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Imana ni ishimwe cyane. Muyikomere amashyi niba ntacyo batwaye. Kandi himbazwe. Inzara iraturya kugeza aho mbere y'umupasiteri inzara yari ikinja, cyo koze Imana itangiye kugenda ihindura amateka. Kugeza aho mbere y'umushumba wa paruwase nabwo bitari byacamo neza, biciyemo neza agahe gatoya, biba birinduye. Ariko muri Covid uzi yuko najyaga mvuga ariko abantu bagira amafaranga kuri konti bati. Uzi ko Imana ifite ibigega by'amafaranga. Uzi ko Imana ishobora gukoresha abantu uzi nabo utazi. Muri Covid ntahinga tudaterana tudasenga, niho Imana yamfukuriye iriba rwose. Navuga ati muvomeyeho wariba we. Muvomeyeho. Telefone yanjye yakira amafaranga, funguza agakantine, ungubu karangaburira n'abana banjye. Ngiye kubona muri Imana imfukura akareba mbona kuri kote hagiyeho miliyoni, haciye iminsi mbona hagiyeho 5, haciye iminsi mbona hagiyeho. Imana ibikora muri Covid. Torero rita Mpemba
ariko Imana irampemba. Yego. Igira umushahara Imana. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Imana niyo buhungiro bwacu. Iyo ibintu bikomeye, bene data muhagarara he? Bene Kora baravuze ngo bavuze Imana neza. Bavuze Imana neza bene Kora. Baravuga ngo nari imisozi yakurwa ahayo igatabwa hehe? Imuhengeri. Bisobanuye ngo bari bavuze ngo nta hantu ho guhagarara. Imisozi yibirinduye, ubwo bisobanuye ko nta hantu ho guhagarara. Reka mbabwire bene data, nubona nta hantu ho guhagarara mu muryango wawe, ukabona nta hantu ho guhagarara, aho washatse ukabona nta hantu ho guhagarara, aho ukorera ukabona nta hantu ho guhagarara, mu nshuti zawe ukabona nta hantu ho guhagarara, hazaba hasigaye ahantu hamwe Imana iguteguriye nk'umuntu yiringira ho guhagarara. Sifa kwa Mungu. Amen. Aho hantu hitwa mu Mana, mu Mana, mu Mana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. 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 Mana ishimwe cyane. Mu Mana urahagarara ugakomera. Mu Mana urahagarara, imiryango yaguhagurukira ugakomera. Mu Mana urahagarara, abagambanyi bagahaguruka bakagambana bigapfa ubusa. Mu Mana urahagarara, Imana ikavuga ngo baho, kuko ari njye uvuze ngo gira gute? Baho. Abarozi batabishaka, Satani atabishaka, abadayimoni batabishaka, mu Mana turahahagarara tukabaho. Bene asora bini glory. Nagira ngo mbabwire ngo Imana niyo buhungiro bwacu kandi n'imbaraga zacu. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazagira gute? Tutazatinya naho isi yahinduka. Ariko niba utari mu Mana, hari ijambo nasomye rirantangaza cyane, ryanteye ubwoba, riri muri Yobu gice cya 5 umurongo wa 3. Riravuga ngo nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo, kandi ntibafite uwo kubarokora. Umuki? Umupfapfa, umunyabyaha, umuntu utazi Imana, ari kure y'ubuhungiro. Umupfapfa ngo naho yashora imizi, naho yakomera cyane, ariko ari kure y'iki? Ari kure y'ubuhungiro. Umwanditsi yazavuga ngo Imana ngo yabonye muri ako kanya ubuturo bwe buvumwa. Birasobanuye ngo umunyabyaha utiyarura ngo bivemo, agendana umuvumo, agendana gukenyuka. Umunyabyaha ari kure y'ubuhungiro, ariko umuntu wiringira Imana, sifa kwa Mungu, arahirwa cyane. Uwiteka amubera ubuhungiro. Yeremiya yuko yavuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Azabana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya umwaka wacanyemwe amapfa, ntikizatinya izuba niricana. Icyo giti ntabwo kizatinya inzara, ntabwo kizatinya amagambo, ntabwo kizatinya abagambanyi n'abarozi n'abagome, ahubwo kizakomeza gishorera imizi mu mugezi, kandi ibibabi byacyo ngo bizahorana itoto, nta nubwo kizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe.
Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Uwiteka ni ubuhungiro bwacu. Mu Mana bene data nibwo buhungiro bw'ukuri. Ahandi hose harangerera, hashobora kuriduka, hashobora kuba hateye ubwoba, ariko mu Mana hari ubuhungiro bw'ukuri. Imana ishimwe cyane. Kamabwire niba Uwiteka yakubera ubuhungiro, ukaba wizi yuko uri muri we koko ari uhagaze, niyo wabona Imana icecetse. Hari igihe abantu bibwira ko Imana icecetse nta kintu irimo gukora, ariko burya mu gihe Imana icecetse ibiri mu kazi. Ngwihira mugenzi wawe uti Imana ibiri mu kazi. Imana ibiri mu kazi. Uracyagiye Imana yacecetse, cyagiye wumva nta jwi rihari, cyagiye wumva hari ibintu biguteye ubwoba, wenda wumva n'ayandi majwi. Imana ibiri mu kazi kandi irimo kubikora neza. Irimo kubikora neza. Cyagiye ukeka ko Imana idahari, nicyo gihe cyo gukora kw'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kavuga ibi bintu bitatu wenda nishaka se guza kugira ku musozo, ntabwo minota amaye 30 ndabona irimo kugera isa nk'irimo kurangira, hasigaye mike. Bene Kora bavuze Imana mu buryo butatu. Cyambere bavuze ngo Uwiteka ni ubuhungiro bwacu. Niba hari ibintu ibihugu n'abakomeye bashyiramo imbaraga, ni mu kintu cyitwa umutekano. Ubu impamvu twateraniye hano nuko dufite umutekano. Impamvu turyama tugasinzira, burya tuba dufite umutekano, tunawizeye. N'abayobozi b'igihugu bakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kigire umutekano. Nagira ngo mbabwire ngo rero, iyo tuvuze ngo Uwiteka ni ubuhungiro bwacu, bisobanuye yuko dufite umutekano wuzuye, dufite umutekano wizewe. Ntabwo mubyumvise, iyo mubyumva mushimye Imana ko dufite umutekano wuzuye, kubera yuko turi mu Mana. Uwiteka ari we buhungiro bwacu. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri baravuze ngo Uwiteka ni imbaraga zacu. Bishatse kuvuga ngo iyo Imana iturwaniriye, urumva hari umuntu wagira icyo gutwara Imana yakurwaniriye? Urumva hari umuntu wakoma mu nkokora Imana yakuramburiye amaboko? Urumva hari umuntu wavuguruza imigambi y'Imana ku buzima bwawe ngo agire icyo gutwara Imana ivuga iti guhagazeho umwana wanjye? Uwiteka ni imbaraga zacu. Uwiteka ni umufasha utabakora mu byago no mu makuba. Ansubira inyuma gatoya mbabwire umuntu umwe wanijeje cyane, wagize Imana ubuhungiro. Ndamukunda cyane, umuhanuzi Elisa. Bami baka hari amagambo tuhasanga Bisiraheli bari bamenyereye kurwana n'Abasiriya. Abasiriya bakabatera, bakabarwanya, bakabagirira nabi. Gihe kimwe umwami w'Isiriya wakajya akora inama yo gutera Abisiraheli, ati iki tuzanyura aha n'aha dutere ubwoko bwa Isiraheli, tubarwanye, tubatsinde, tubanyage, tubagirire nabi. Ariko kubera ko mu Isiraheli hari harimo umuhanuzi witwa Bamenya, ufite radari. Ufite iki? Radari. Radari ni umuyoboro w'amakuru. Turashima Imana ko igiduha amakuru mbere yuko ibiduhiga bitugeraho,
Imana ikaba yaduhaye amakuru. Sifa kwa Mungu. Numvise no mugahe kashize bavuga ngo icyaro amakuru mu gihugu cyo mu ijuru. Sifa kwa Mungu. Mu ijuru naho ngo bakora inama bakavuga ati umwana wanjye ndamutabaye ndamurenge, umwuka agahita asa yihuta akaba nawe kugeze akakubwira nayakuye hehe mu ijuru. Timuyafite se yanzaye Imana yahumura mwana wanjye, komera nzagutabara nzakurengera nzakugirira neza ukabona bayeho. Elisa rero yajyaga yishura imigambi y'ingabo z'Abasiriya. Mwami w'Isirayeli avuga ati ariko ninde muntu utubamo utugambanira kiyo twakoze inama yo kujya gutera Abisirayeli iyo migambi imenyekana ni ukubera iki? Baramubwira bati mwami wa Siriya rero reka tukubwire nta muntu ukugambanira muri twebwe, ahubwo mu Isirayeli harimo umuhanuzi w'Imana, harimo umukozi w'Imana, ni ugenda akabwira umwami w'Abisirayeli ibyavugiwe ku murere hahandi iherereye. Mwami w'Isirayeli ati se uwo muntu ni bwoko ki? Uwo muntu ameze ate? Uwo muntu se dufite ingabo, dufite intwaro, turakomeye, dufite amagare, dufite amafarashi. Yohereza ingabo ati mugende mumufatire, kuko bari bamubwiye ngo uwo muhanuzi w'Imana ari ahantu bita i Dotani. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Mu gitondo kare kare umugaragu wa Elisa wabyutse Gihazi agiye kubona umusozi wose ugoswe n'ingabo n'amagare n'amafarashi by'Abasiriya, kubera yuko nta nza yari yibitseho, nta maso y'umwuka yari afite, nta jwi ry'Imana. Reka data asubira mu nzu avuga ati yo databuja databuja turapfuye turashize turagiye Abasiriya batugose. Ariko Elisa wari uhagaze mu ruhande rw'Imana, sifa kwa Mungu, wari uri ahantu mu burinzi bw'Imana. Aravuga ati yewe Gihazi we ndakubabariye. Arasenga avuga ngo Uwiteka we humura amaso y'umugaragu arebe. Sifa kwa Mungu. Imana ikora ku maso ya Gihazi ngo agiye kubona. Aravuga ati nabera nanjye Gihazi nderetswe Gihazi. Ari uzipari n'abantu bajya berekwa batari bavi yo ngiyo Imana ibashaka kugira ngo ibereke imbaraga zayo. Gihazi yeretswe agendera ku Mana ya shebuja Elisa. Gihazi aravuga ati nabera databuja nderetswe. Elisa aravuga ati ubonye iki? Aravuga ati mbonye ingabo n'amagare n'amafarashi ariko by'umuriro bitugose. Bigize gute? Bitugose. Ingabo zaraje zigira kwa Elisa. Elisa arazibaza ati murashaka nde? Baravuga bati turashaka Elisa niwe dukeneye. Aravuga ati ngi ntago ari yo nzira, uyo si wo mudugudu. Ariko gatoya ngo yabwiye Imana ati Imana ngusabye gusa ko uhuma amaso y'izi ngabo. Ndashima Imana. Imana ifite ingabo nyinshi zo kuturwanirira. N'umwijima nawo bujya n'ingabo y'Imana. Nasomye muri Bibiliya nsanga bona amavubi nazo ngo ni ingabo z'Imana. Muri Egiputa Imana yakoresheje ingabo z'ibikeri ikoresha inda, nazo ni ingabo z'Imana. Imana yohereza ubuhumyi kandi bakanuye bareba. Uzi guhuma kandi ureba. Nta nubwo batiratize, oya bari bakanuye ariko batareba, ntibarebaga imbaraga z'Imana. Imana irabahuma amaso. Elisa abagimera avuga ati uyu si wo mudugudu, iyi ntabwo ari yo nzira, mungurikire.